Gira, icyo bisaba to focus on me and only me, yeah. Oh yeah, pera katumbumpe, yeah. Ikintu cyambabaje rero, ikintu cyambabaje najya mpaka kwitwa. All these beef flows in my mini-me. Body smoking so they call me young Nick Chimney. Rappers in the feeling cause they feeling me. See, I give zero da and I got Zilla chilling me, kissing me. Pop the blue box, they say Tiffany. Call me with shot, just tell them to call me Stephanie. And young pop, and I'm in my gun pop. I'm the queen of rap, here young Tabs run pop. What's up my people, ni Orphe Bayo nk'ibisanzwe ni Irebe TV wakora subscribe ukahita umanuka hasi ukatuduha igitekerezo cyawe n'uburyo ubonamo ibintu ni daily play nk'ibisanzwe tubaha ikaze mu bwami twiyubakiye uyu munsi ngaba ndi kumwe no mu sister mwiza cyane Tabs ikaze. Merci. What's up? Cool. Oui. Yeah. Go bimeze biti? Ça. Bien. Cyane kabisa. Arabona niba ngo guputinga ama females. Guputinga females yabize. Nabo insobanurira. No kwambara rinete nyine gutya. It's a drip. Abakozi. Bon. Welcome to the show, man. Thank you. Umeze neza? Twihuse cyane vuba. Tabs ubundi uri kubi. Amazina niswe n'ababyeyi nitwa Tabitha Uwizera, so Tabs ni Tabitha nayo nyine kuko ntabwo nakunda gukunda abantu bavuga Tabitha hari igihe batabivugaga neza kandi nkunda umuntu uvuga izina ryanjye neza. So niyo mpamvu rero nise Tabs kuko byo biroroshye kubivuga. Twihuse cyane aho wavukiye wavutse mu muryango w'abana bangahe nyuma wivumbuyemo gute ku rumanzi? Nukuri navukiye mu muryango urimo abanyamuziki, dukunda umuziki twese mu rugo. Navukiye i Remera. Noneho gukura kwanjye mvuka mu muryango papa wacu ni pasteur. Turi abana 8. Gukura kwanjye nakuriye ahantu hatandukanye, abapastor bahora babimura. Nabaye Muhanga, nabaye Kibuye, ndagaruka i Kigali. Yego. And then gukora umuziki rero byaje mfite imyaka 14 nibwo na figures out ko nshaka kuba umunyamuziki buri ikintu uzaba n'ahantu hagiye kwepera. So njye mu marushanwa yo ku Nyundo ndiga ndatsinda njya kwiga imyaka 3 ndangiza 2017 muri Neptunes Band. Ubu rero natangiye solo career. Yep. Uvuka mu muryango w'abanyamuziki, papa no ababyeyi n'abakozi b'Imana b'abapasiteri babyakiriye gute? At first njya kwiga umuziki, gukora umuziki byo ntacyo bibatwaye, gusa njya kwiga umuziki niho byabanje kugorana kuko nibwo ishuri ryari rikiza. Njye nize muri promotion ya 2, so ntabwo babyumvaga cyane. Baravuga banza wiga ibindi, nibwo nanyirangiza tronco bakavuga banza ugiye kwiga ibindi bintu uzajya kwiga umuziki nyuma. Ndanga bamigembwe kimwe arambwira ati nikirangira tubona biva muzagumayo n'ibitava muzajya kwiga ibindi. Cyagiye kurangira rero babikunze natanga baririmbira kumva ni byiza nyine barabyemera. All right. So reka baro tubatembereze ku Gisenyi ku Nyundo cyane ugikandagiraho bwa mbere n'iki kintu cyakumotive ko wajya ku ishuri ryo ku Nyundo? Ikintu cyatumye njyayo kanza abashuti banjye babimbwiye bari talented cyane. Nanajya muri competition nayo mfite ubwoba numvaga ntari butsinde pe kuko abashuti banjye bari bavuyeyo narabyumvaga ko barenze. Ubwo Imana yanjye ntabwo bari bunyemere. Cyambere nuko nabonye ko bemeye nyine kujya kwiga, nibyo bintu byamotiviye. Navuze abantu b'abahanga bakora umuziki babizi bakaba believe in my talent, nanjye ngomba ku believe in it kazanunga. Kuba rero ku Nyundo nkigerayo byo nari mfite ubwoba bwinshi cyane kuko baratubwira guperforminga ukihagera kandi hari abandi bize mbere. Nari mfite ubwoba navuga bisengiye kuririmba abantu basanzwe bazi umuziki bazi ibintu byose, ngiye kubaririmbira nyine mfite ubwoba ntazi n'ikintu ngiye kuririmba ubu shaking kuri stage ya mama yake. Ariko demo ugenda wiga nyine uramenyera. Gusa ku Nyundo ni ahantu heza
kuko uba uri around y'ama talents menshi ukomeza uba motivated every day. ujyayo ku munsi wa mbere bakubwira ati watsinze wari umeze utegeye mood wari urimo ukabyibuka? Yego ndabyibuka ndaririshije byatari nubwo nariye ntabwo nariye byari byananiye numvaga nashyushye cyane ndi kuvuga noneho tuzajya ku ishuri ryari kuko ndumva hacamo nk'ibyumweru 2 mukabona kujya kwiga nashyushye numva bitazagera. Yes, wari mutoya mu bigaragara ufite abavukanye muri muzika baba barakubaye hafi cyangwa nawe barakubatse urajya ku ishuri turabeshye? Abavandimwe bo bambaye hafi bo barabyumvaga icyari kigoranye n'ababyeyi kandi nabo nuko bari bahangayitse baravugaga ishuri nibwo rikiza ntabwo bari bakabona ikivamo bakavuga umwana najya kwiga ibyo bintu se ntibigire icyo bimumarira ariko abavandimwe bo barabyumvaga. Ujya wibuka indirimbo ya mbere waje kuririmba ukigerayo cyangwa indirimbo yatumye utambuka? Indirimbo nakoze muri competition nabona izibagirwa. Yego nakoze No One ya Alicia Keys. Yego. Yabona nk'amasegonda 20 freestyle hanyuma tuta twinjira muri indi gahunda mu kanya. When the rain is pouring down and the sun is falling, you will always be around. This I know for certain. You want me together through the days and night. I don't worry 'cause everything's gonna be alright, yeah. And people keep it talking, they can say what they like, but all I know is everything's gonna be alright. No one can get in the way of what I feel for you. bamwita Tabs. Reka twihuta cyane tutatwinjira mu itsinda ndetse ukuntu wahuye nabo bande mwahuye mute byagize gute freestyle tubaruka cyane umukobwa? Guhura na Neptunes iyo twazaga mu mavakanse najyaga kureba nyine uburyo bakora kuko ni bande nziza n'abakundaga so baramenya gutyo nyine bakambwira ati jya kuri stage turirimbira akantu nkaririmba nk'indirimbo imwe nuko bamenye so ndangiza kwiga rero baranya approaching arambwira ati birashoboka ko baza muri band ndabyemera tujyana amasezerano njyamo ubumazemo imyaka 2. Yes, ukunda gukora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye hariyo ukundamo cyane bigufata igihe kingana gute ko gufata indirimbo uyandi kuri cyangwa se indirimbo uyifata turi muri iyo mood umeze ute inspiration bikore bemeze gute? Cause bungu pretty much byarakazi kuko niko kazi dukora muri Neptunes ngomba guperforminga every week and different repertoire so indirimbo yiga nge nazigaga bitewe n'igihe nzazi performingira so igihe bintwara rero kiba gitandukanye kuko ziba zitandukanye indirimbo zikomeye ari zoroshye zifite lyrics nyinshi ariko ahubwo ntabwo urugero rw'iyangoye yitwa Spain yitwa Chicoria na Bodakil ya Cardi B zangoyemo kuko zifite amagambo menshi zifite nka Spain ifite melody compliqué ariko hari n'izindi ndirimbo ziba zisanzwe ushobora kwiga nk'umunsi umwe cyangwa iminsi 2. Alright. Performance ya mbere barakoze ahantu mu kiraka ahantu muri concert ahantu runaka amafaranga ya mbere bagoye wese bakoresha iki? Performance ya mbere nakoze amafaranga ya mbere nagiye kuyagura imyenda iyo nari umwana shawe njya no kugura udushokora nakundaga ishije nari muto nafite nka 17 nyine naguze ibintu umwana yagura ahubwo nari nishimye cyane naravuze bya bintu birarenze ushobora kubikora ukanahembwa. Bigaragara ko urugendo rurerure winjire reka twinjire mu ndirimbo maze n'imisi usohoye indirimbo zicyane n'amashusho kimeze biti? I'm still excited. Biratangaje ukuntu umuntu aba excited kuva ku munsi wa mbere yasohoye indirimbo kugeza n'ubu hashize ubu ngubu iminsi 3 ndumva indirimbo isohotse ariko so far comments maze kubona
nizo abantu bari supportive gusa. I'm so happy kabisa. Uri kumva kabisa we courage ari zose niki Nyinshi se uri buroto usohora indi yakaye. Okay rekaze cyane ufite izihe projet muri ibi bihe turimo muri uyu mwaka? Muri uyu mwaka ndashaka icyo nkomeza kuvuga, ndashaka kumva like uko u Rwanda rumufata, ndashaka kumva icyo bashaka kuko abafana nibo bahari muri iyi industry, bareba ibyo bihari, bazi ibyo bashaka, bazi ibyo bashaka ko tubongerera. So I want them to tell me icyo bashaka ko mbashyirira on their table. Once babimbwiye rwose izo comments ndazishaka nyinshi cyane. Nimara kubimenya ndabaha imizigo ko njye ndayifite myinshi. Okay. Tukwitege kabisa. I'm ready. I'm ready. All right. So hanyuma uraza kuduhana kakapera k'iyo ndirimbo bana. Ariko ubundi se ukiri no muri uwo mood ubundi wese utuhereza ubundi. That's a nice song, right? Thank you. Yeah. It's show tonight. You know I am a pro when I'm on the mic. I'll give you enough, yeah. Naguza kwicuza, yeah. Don't waste me, I'm here now. It might be the last, so use it right. Gira, icho isawa. So focus on me and only me, yeah. Gira, icho isawa. To focus on me and only me, yeah. Oh yeah, peraka tumbumpe, yeah. Ndabizi uratungurwa, peraka tumbumpe, yeah. Ibishabyo ndabihorana, peraka tumbumpe, yeah. Believe me, I got you. All right. Mama. Bien, urakoze cyane tunakomeza reka tukwinjiza mu gisata cyacu cya true story cyangwa se inkuru mamo naho ubyira udusharinga story yaba yarakuneje mu buzima bwawe utajya upfa kwibagirwa cyangwa inkuru yakababaro utajya upfa kwibagirwa. Tabs. Okay, inkuru yaba yaranejeje cyane ajya mpfa kwibagirwa ni igihe twari turi ku Nyundo, haza umwarimu yigisha muri university ikomeye ku isi ya music yitwa Berkeley. Mu guhitamo abantu bagomba kumubekinga amitamo, honestly icyo gihe ntabwo numvaga ko ndagera no kuri iyo level, ariko icyo cyizere yangizemo nubwo ntabwo njya mbyibagirwa. Niyo nangiye kumva nyine ntabwo nyishoboye ibintu nk'ibyo bibaho, iyo feeling byiza ndabyibuka. I'm like if Joy Black believes in my talent, I still can, you know. Yeah. Ikintu cyambabaje rero najya mpfa kwibagirwa. Yeah. Ari igihe mama wanjye yararwaye cyane nari mutoya. Nari muto kandi abandi bakuru banjye bigaga muri Etana, nari mfite nk'imyaka 6 ku buryo yarwaye no kugenda bikajya bimunanira. So njye wamwitagaho, ngo ninjye wari uhari, nari njye muto ariko ninjye wari uhari mu rugo. Rero yumvaga nyine hari byanze nta mbaraga gifite and everything. Yararyamye arampamagara arambwira nyine amagambo ye ntabwo ngiye kuyavuga menshi, nyine asanzwe nk'aho ari amagambo ya nyuma. So buri munsi ko ntekereje kuri mama numva mfite ubwoba, Imana mbabarira. Nzambure ushaka ko nzambure abantu bashaka kureba fees. All right, let's start there. Yeah. So nubwo n'igihe cyose ntekereje mama n'ubu ngubu mama mfite ubwoba, ngomba kujya kureba mama nazamubura, nkuko nabonaga ngiye kumubura icyo gihe. Ibyo kuko narabibonaga byasaga nk'aho ari ubwanyuma pe, kuko yararwaye cyane. Kandi mama wanjye ndamukunda bikabije ku buryo Imana kabisa ngumenyishije basi banze nsaza.
Right, so tujye ko mfite abavukanye muri muzika ni bande? Harimo David Pro na Fax Rapper. Okay, alright. Nicyo wavuga kuri Fax Rapper? He's really good. He's a good rapper. Yeah, of course ni musaza wanjye. Nabirenze ariko. He's a good rapper. Yeah. Tazi wabarigeze guteraho umuntu indobo? Yego. Bamukatira neza neza. Gusa rubuye iki gihe. Ntago byavagamo. Yari na mwiza dizi ariko ntago nyine yari azi gutereta man. Ibintu yambwiraga numvaga bitabo. Yakubwiraga iki? Yari yemeraga cyane igihe wumvaga yibanze ku bintu birenze ubona bitari na reality. I was like wapi ngiye bundi nkunda abantu bavugisha ukuri. Uriya ushaka umutipe uvugisha ukuri? Kwinshi cyane mu bintu byose kabisa. Ni nawe nakuvugisha ukuri gutyo? Nawe ni ukuvugisha ukuri? Cyane cyane. Okay, urakoze cyane. Wowe yibuka igihe wowe warigeze nko kubeshyaho umuntu ikintu uyu munsi iyo ukibutse kikagusetsa? Ni mu rugo nabeshya nta handi nari kubeshya. Nigeze kubeshya ari ukuntu turi batoya nyine ababyeyi yakubwiraga ati ntukazajya ugenda ahantu ntabwo harushya ntukazerere ntukaryagaguzwa ahantu hose ugiye. Naragiye mama yagiye ku kazi noneho arambona uwo ari kugaruka nyine kandi njye ntabizi nanjye ndi gutaha ariko nari muri imbere none nanariyeyo aho hantu nyifite uturyo gutya aha ngaha ageze mu rugo yambwira ati ibi ni iby'ukuri ku munwa. Ntabwo nta kintu kindi ku munwa ubwo nyine ndi kwihanagura. Arambwira ati uvuye umwana wawe. Ndakomeza ndahakana aramfata nyine arambwira ati kandi nanabizi ko wariye noneho kugira nisobanure ndavuga ni ukuri kw'Imana nanyweye icyayi gusa. Aramfashe nyine arankubita birarangira by'ubwato. Okay. Wait, Tabs, umunsi baramutse Imana iramutse ifashe indorerwamo ikayishyira imbere yawe ikakubwira iti ni ikihe kintu yahindura ku mubiri wawe cyangwa yakongeraho wahitamo iki? Ku mubiri? Mu mubiri ntacyo pe. Nta kintu wumva ati iki kintu mbonye amahirwe nagihindura? Nta na kimwe. I love it like this. Alright. Ujya ubasha gukora hip hop? Yego. Alright. Wadwa freestyle? Nta kibazo. Hanyuma tukuhure mu kanya twimanukire. All these beat flows in my mini body smoking so they call me young Nick Chimney. Rappers in the feeling cause they feeling me. See, I give zero da and I got Zilla chilling me, kissing me. Pop the blue box, they say Tiffany. Call me with shot, just tell them to call me Stephanie and Young Pop. And I'm in my gun pop. I'm the queen of rap, he a Young Tabs run pop. Tabs guys. Abona kunda kuvuga gusa na Gahongayire no kuvuga ibyo ndubizi. Ngo? Abona ko kunda gusa na Gahongayire uburyo uvugamo comportement ibyo nawe bizi. Ntabwo nari mbizi. Ubwo ndabimenye. Tuzabahuza nandi ni guys. Nta kibazo gusa namukunda. Alright. Okay, we get traveling aho? Oh yeah, not yet. Ahubwo ndabishaka. Corona yarangiye. Shaka kujya he? All over, but I love London. I love US. Yeah, no kuzenguruka Afrika nkajya kwiyirunga byose n'ibindi bari kumva bavuga. Yes, all right. I really want to. No, okay. Yes, uracyari muto hari abana b'abakobwa bakora music. Utekereza iki ku bari bakora muzika myabakobwa b'Abanyarwanda kazakora umuziki ni iki kintu umva babwira abakobwa? Umunsi batazwi. Uyu munsi batazwi. Batazwi bafite izo mpano ariko bashaka buri muntu wabagira inama yo gukomeza muzika. Niba ukora umuziki cyangwa uzi ko ufite talent uri umunyarwandakazi utarabikora. Ndabanza mbaye urugero nko kuri njyewe nabaga mfite ubwoba ndi kuvuga maybe I'm not ready yet, maybe you know, ariko ikintu utarakigeramo ntabwo uzi uko kimeze kandi ni wewe wenyine wo kubigerageza nutabikora nta wundi muntu uzabigukorera pe. This is your talent. Imana wagize Imana iguha akazi utarajya kugashaka so ukakoreshwa kwinjiriza rero. Yes. Ufite ababyeyi b'abapasiteri bakora umurimo w'Imana
uyu munsi baramutse bakwicaje bakaguha impamvu runaka yatuma ureka umuziki wawe wabyemera? ubwo byaterwa n'iyo mpamvu sinzi uko yaba imeze gusa sinumva ko hari impamvu ishobora gutuma ndeka umuziki kandi baranashyigikiye so I don't think there is. Alright. Yeah. Ese turi kurekura mu kanya wenda unagenda indirimbo mujye kuturirimbira nyuma tukurekure ucomoke kidogo. Alright. Yanjye cyangwa yawe ntayo irakomeza ibe yahindi cyangwa uduhe n'indi nta problem. Cool. Reka mbahe indirimbo ya Ramadan wanjye so much. It's been a while, I'm not who I was before real. See you look surprised, your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Oh, it took a long time to get here. It took a brave girl to try. See, I've taken one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. I say, don't be surprised. Yeah. nanjye ko tabize ukoze cyane tugushimira kanda subscribe uduhe comment yawe hasi Irebe TV Daily Play yari tabs tukunde mutureba see you.